Yes, mbahaye ikaze kandi ndanabasuhuje bakunzi ba Kigali Ways, mwe mwahisemo kubana natwe mu muryango mugari kugira ngo tuzajye tubagezaho amakuru atandukanye n'ibiganiro bigenda bivugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero navuga ko mbazaniye inkuru itari nziza habe na gato, by'umwihariko ku banyarwanda. Mwagiye mubona amakuru menshi agenda agarukwaho ndetse anavugwa ku banyamakuru batandukanye, ku byamamare mu Rwanda, ariko navuga ko yari inkuru yababaje imitima ya benshi, yashenguye benshi bakimara kuyumva. Navuga ngo byababaje benshi, turaza kubagarukaho abo byagiye bikora ku mitima, nanone dukomeza kwihanganisha abo byagizeho ingaruka, by'umwihariko sosiyete nyarwanda, abakurikirana social media, abakurikirana urubuga rwa YouTube, Instagram na Twitter. Ndakeka ko ayo makuru benshi baba bamaze kuyabona. Wowe utarayabona rero, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo aya makuru tuyakugezeho kandi uyabone mu ba mbere. Mwite Mutesi Scovia, mama Rwagasabo, umugore dufatiraho icyitegererezo. Kuri ubu navuga ko ari umwe mu banyamakuru bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba anahagarariye itsinda ry'abanyamakuru bikorera. Ubwo navuga abantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga, niwe ubahagarariye. Navuga ko ari umugore wanditse ibigwi bitandukanye. Mbere y'uko nkubwira inkuru mbi yerekeranye na Mutesi Scovia, ndaje ngire akantu nkwibwirira. Nguhaye ikaze kuri Kigali Ways, ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Niba utarakanda subscribe, ndagusaba kuba umwe mu bagize uyu muryango mugari wa Kigali Ways, ukanda subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho uzajye uyabona mu ba mbere. Ndetse niba warakanze subscribe, nagushimira kuko udufasha muri byinshi. Burya iyo dukoze amakuru akagira abantu ageraho bakanayareba, navuga ko ari ibintu biba ari byiza kandi biza natwe bikadushimisha. Rero reka ngushishikarize kuba wakanda subscribe, ugataninga on akazogera kugira ngo video zose dukoze uzajye uzibona mu ba mbere. Ubwo nizerezaga ku mbuga nkoranyambaga nkuko nabyiyemeje, nibwo naje kugera ku rubuga rwa YouTube, ndetse mbona hari amakuru menshi ari kugenda avugwa kuri Mutesi Scovia. Ndavuga nti ibi ntabwo bishoboka. Mu minsi yashize nibwo mwabonye ko hari abantu benshi bagiye batangaza ko Mutesi Scovia yafunzwe, Mutesi Scovia yabaye iki, n'ibintu byinshi bagiye bamuvugaho, navuga ngo bitari byiza. Ariko muri aka kanya mwagiye mubibona ko ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter, niho haba hariho amakuru yizewe ndetse n'ibinyamakuru bigenda byandika inkuru zanditswe nabyo. Nagiye mbona iyi nkuru byagiye biyigarukaho. Mutesi Scovia rero nakubwira ko yakoze impanuka iteye ubwoba ubwo yerekezaga mu karere ka Rubavu, agiye kuhatara inkuru yavugwaga ko hari abaturage bagerageje gutera amabuye ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko ngo bakomezaga kubaryoza ko umutekano w'i Rubavu ari mukeya cyane, dore ko ngo abantu babo baba bamazeho bari kubatera amasasu, abasirikare b'igihugu cya Kongo. Mwagiye mubibona ko mu minsi yashize Mutesi Scovia niwe wabaga uwa mbere mu kugezaho abanyarwanda amakuru yerekeranye n'ibiri kuvugwa muri Kongo. Niwe navuga ngo wari ufatiye u Rwanda runini mu gutangaza amakuru agenda avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, by'umwihariko muri showbiz. Rero ayo makuru tukimara kuyamenya y'impanuka yabereye mu karere ka Rubavu, nibwo twavuze tuti tugomba kuba aba mbere mu bagezaho aya makuru kugira ngo mube update, mumenye amakuru y'ibiri kugenda bivugwa hirya no hino, by'umwihariko mu Rwanda. Rero mama Rwagasabo, mbere y'uko twinjira mu byamubayeho cyangwa se mu byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tukanagerageza kugira ngo tuvugishe abayobozi bo mu karere ka Rubavu kugira ngo batubwire eske ayo makuru turi kumva yaba ariyo y'impanuka yabereye mu karere ka Rubavu, Mutesi Scovia mu modoka yari atwaye izwi mu bwoko bwa Benz. Ubwo rero tugikomeza kubyibaza, niyo mpamvu mvuze ngo reka ngire gutya mbagezeho ayo makuru. Njye ni nk'ibisanzwe nitwa Shaniva, hano kuri Kigali Ways ndahari kugira ngo nkugeze amakuru utarigira wumva mu mutwe wawe cyangwa se utasanga ku bindi binyamakuru. Ubwo rero nagerageje gufata amakuru. Reka mbere gato tuvuge kuri Mutesi Scovia. Ni umugore navuga ngo ufite umutima ukaremwe,
navuga ngo umutima we utandukanye n'uw'abandi bagore nigeze kumenya. Ni umugore wafashe urugendo yerekeza mu karere k'ibiyaga bigari hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 yari ikambitse. Araherekeza mu by'ukuri, arabaganiriza, arababwira ati mu by'ukuri maze iminsi ndi kumva intambara iri kuvugwa muri utu duce, benshi bakomeza kwakiyuzinga igihugu cy'u Rwanda bavuga ko aricyo gishigikiye igisirikare cya M23 ndetse ko hari inkunga kibaha. Ibyo ngibyo rero Mutesi Kovia yatangaje ko akimara kubimenya yumvise bitamukundiye mu nda, biramwanga, aravuga ati ngomba kugenda nkagera mu gihugu cya Kongo nkareba uko byifashe, nkareba SK ibiri ko havugwa ni ibyo ibivugwa ko igihugu cy'u Rwanda gifasha Kongo nibyo nani M23. Ni umugore navuga ngo ejo bundi amasasu ariko uraswa hariya mu karere ka Rubavu niwe warimo arafata kamera agafata ibiganiro. Ni umugore wagiye mu nama hariya muri Goma, mu mujyi wa Goma Kongo, yagiye mu nama ya M23, ibitekerezo bari gutanga mu ngabo za SADC, arahajya kugira ngo nawe agire umusanzu atanga kugira ngo amakuru abanyarwanda abarundi bose mu by'ukuri bagende bamenya amakuru y'ibiri kugenda bijya mbere muri iriya ntambara. Rero ubwo Mutesi Kovia yafataga imodoka yerekeje mu karere ka Rubavu kureba icyo kibazo haturutse mu mujyi wa Kigali aho asanzwe akorera hari i Remera, nibwo yaje kugera mu karere ka Rubavu, akaza guhurirayo n'indi modoka, indi modoka rwose ikaza kugongana n'imodoka ye. Ibyo ngibyo rero bikaba byavuyemo impanuka ikomeye, navuga ngo kuri ubu yashyize ubuzima bwa Mutesi Kovia mu Rwagasabo mu Kangaratete. Navuga ko aya makuru ari imvaho, benshi bakomeje kutwakiyuzinga batubwira ati amakuru muduhereza rimwe na rimwe ntago ariyo muba mwatubeshye, ariko mu by'ukuri ndakugira ngo nkubwire ko nkimara kumenya aya makuru nanjye mu nda byanyanze, ndavuga nti ntatangaje aya makuru nubwo biba bitoroshye gufata mikoro tukarikodinga turi kuvuga amakuru ameze gutya. Ni inkuru bitari nziza, navuga ngo iba yabaye ku muntu dukunda, abanyarwanda bakunda, mba ngira ngo ngomba kuvugaho kugira ngo buri muntu wese abe update amenye ikiri kujya mbere. Rero navuga ko byababaje benshi mu banyarwanda, ariko mbabwira ko kuri ubu ari kwitabwaho mu bitaro byo mu karere ka Rubavu, ariko akaba agiye kuharara kubera ko bamuhaye rendezvous y'iminsi 3, akaba ari mu bitaro.